ukicura mu gitondo ikintu cya mbere ubona ni umucyo. Uwo mucyo ni urumuri rugera ku isi ruturutse ku zuba. Izuba rifite umurimo ukomeye cyane ku binyabuzima byose biri ku isi, uhereye ku kuduha urumuri rutuboneshereza ukageza no kubidutunga. Ni byinshi umuntu yavuga ahangaha kuko izuba ridufatiye runini cyane. Ariko se haba na rimwe wigeze wibaza uko byagenda izuba riramutse rihagaze gukora? Mbere yuko tubirebaho, niba uri mushyashya kuri ino channel, banza ukore subscribe unakanda iriya nzogera yihita igaragara ku ruhande kugira ngo ntukabashe gucikwa na video nimwe dusohoye. Twakoze video nk'izi ngizi nyinshi kandi zagufasha. Niba wifuza kuzibona nyuma yo kureba ino video, waza kugera kuri channel yacu zose ukabasha kuzibonera. Izuba ni inyenyeri iri hagati y'indi mibumbe irizenguruka impande ari ikoze icyo bita solar system. Kubw'ibyo bikaba bigoye kwiyumvisha akamaro k'izuba ku isi ndetse n'indi mibumbe. Bitewe n'ireme ry'izuba mu isanzure, bituma ibasha kugira ubushobozi bwo gukurura indi mibumbe yose yizenguruka, aribyo bikoze solar system kuko nabivuze haruguru. Kuva isi n'indi mibumbe izengurutse izuba iba yikaraga inazenguruka ku muvuduko uri hejuru cyane, kuba izuba rihari bituma rikomeza kuyikurura, bityo iyo mibumbe yose ikabasha gukomeza urugendo rwayo mu ishusho imeze nk'iy'uruziga. Byumvikana ko neza ahangaha izuba riramutse ribuzeho gatoya haba ibyago bikomeye cyane. Iyi mibumbe yose rizengurutse harimo n'isi dutuye ntiyaba ikibashe gukururwa n'izuba ngo ibashe kugenda mu ruziga. Byumvikana ko no mu mibumbe yose yakomeza urugendo rwayo mu isanzure itagira mu by'ukuri umurongo runaka igenderaho, kuko birumvikana neza ko isi yaba yamaze guta umurongo yagenderaho bitewe n'ibura ry'izuba. Ikindi cyaba kandi mu gihe izuba ryaba ribuze ni uko nta buzima na buke bwaba bukiri ku isi. Abascientiste n'abashakashatsi bize ku nkomoko y'ubuzima ku isi bigaragara ko kugira ngo ubuzima bubashe kubaho ku isi biterwa n'ahantu isi iherereye uvuye ku zuba. Isi iherereye ahantu heza hatari kure cyane kugeza ibintu byose byaba urubura, kandi nanone hatari hafi cyane kugeza ubushyuhe bwaba bwinshi kurenza ubukenewe. Ubwo noneho bigenze bityo ni iki cyakurikiraho? None se izuba ko ariryo rituma ubuzima bushoboka ku isi riramutse ribuze, ubwo hakurikiraho iki? Ubundi urumuri rw'izuba rufata hafi minota 8 n'igice kugira ngo rubashe kugera ku isi. Mu gihe ryaba rihagaze gukora mu minota itarenze 9, twese twakisanga mu mwijima. Bigenze bityo kandi nta muntu n'umwe wakongera kubona ukwezi. Ibi ngibi ni ukubera iki? Ibi ngibi ni ukubera ko ukwezi ubwako kutagira urumuri. Ukwezi kumeze nk'ikirahure, urumuri ruturutse ku zuba rubasha gukubita ku kwezi rukongera rukagaruka ku isi, bityo ku isi tukabasha kubona ukwezi nk'aho ariko kwifitiye urumuri. Byumvikana ko rero mu gihe izuba ritaba rigihari ntabwo wazongera kubona ukwezi ukundi. Ibi ngibi kandi ntabwo byaba ku kwezi gusa, dore ko byaba ku bindi bintu byose twakita nk'ibibuye biba biri mu kirere, harimo imibumbe n'ibindi byinshi bitandukanye bitaba bikibashije kugaragara nk'uko tubibona dukoresheje ibikoresho byabugenewe, kubera ko nabyo bibasha kugaragara bitewe n'urumuri ruturutse ku zuba. Ubushyuhe bw'izuba buramutse bubuzeho gatoya, ku isi haba ahantu hakonje cyane. Gusa ku bw'amahirwe, kubera ko umubumbe w'isi ubasha kubika ubushyuhe, ntabwo abantu bahita bagira ubukonje ku kanya. Gusa uko igihe kigenda ubukonje bwa bwinshi cyane ku buryo ubuzima bwaba bugoye cyane ku isi. Gusa ahangaha nubwo nta muntu n'umwe uzi neza uko byagenda mu gihe byaba bibaye, abascientiste bagaragaza ko ubushyuhe busanzwe bw'isi bwamanuka cyane bukagera kuri °C 17 munsi ya zero mu gihe kitarenze icyumweru kimwe gusa. Gusa n'ubundi mu bihugu bikonje cyane ubushyuhe bujya bugeraho iyo ari mu gihe cy'ubukonje. Gusa ubukonje bwakomeza kwiyongera, dore ko bigaragara ko mu gihe cy'umwaka umwe gusa ubukonje bwaba bumaze kugera kuri °C 73 munsi ya zero, bigakomeza bityo kugeza ubushyuhe bwagera kuri °C 220 munsi ya zero. Kuri iki gihe nta mazi agisukika yaba akiri ku isi, yose yaba yaramaze kuba urubura. Si ibi ngibi gusa, dore ko n'amazi yo mu kirere yaba yose yaramaze kuba urubura akamanuka ku isi, ku buryo n'umuntu waba ukiriho icyo gihe nubwo bisa nk'aho bidashoboka ibi bibuye bitabasha kumusiga amahoro. Ku isi haramutse habuze imirasire y'izuba nta byo kurya byakongera kuboneka ku isi. Ibi ngibi ni ukubera ko ibimera byose byo ku isi bibasha gukora ibiryo hifashishijwe imirasire y'izuba. Ubu buryo akaba ari bwo bita photosynthesis mu rurimi rw'icyongereza. Kandi byumvikana ko neza mu gihe nta bihingwa byaba bigihari bibasha gutanga ibyo kurya, inyamaswa zose zirya ibiturutse ku bihingwa zabasha gupfa zose, harimo n'abantu. Bigaragara ko izuba riramutse ribuzeho gatoya
ubuzima bwahagarara ku isi. Nubwo abantu bazi kwirwanaho babasha kubaho wenda iminsi mikeya cyangwa se amezi cyangwa se n'imyaka, gusa ubuzima ntibwakomeza kuko ibintu byose biri ku isi bigaragara ko byose bishingiye ku zuba, bityo hakaba nta buzima bwaba bugishoboka ku isi mu gihe izuba ritaba rihari. None se wowe hari icyo ubona cyahinduka mu gihe izuba ryaba rihagaze tutavuze muri ino video? Kitubwire hasi muri comment, unatubwire icyo wifuza ko twazababwiraho ubutaha. Ino video like niba wayikunze, nayisangize bagenzi bawe ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, WhatsApp n'izindi nk'izo ngizo. Ndakwibutsa kandi no gukora subscribe niba utari wayikora, ukanakanda iriya nzogera ihita igaragara ku ruhande kugira ngo ntukabashe gucikwa na video n'imwe dusohoye. Video nk'izi nakagaruka kuri Dado Media, tuzasubira ubutaha. Ni izihe ngaruka zikoreshwa rya connection ya internet ya 5G? Bitari kera cyane mu nce zimwe na zimwe zo ku isi hatangiye gukoreshwa ino connection ya internet ya 5G, gusa hibazwa cyane niba nta ngaruka ibingibi byagera ku buzima bw'umuntu. Hari ubushakashatsi buvuga ko bishobora gutera kanseri cyangwa se n'izindi ndwara zitandukanye, ariko se ibi byose ni ukuri? Koko se gukoresha connection ya internet ya 5G byaba bitera ingaruka zigeze aha ngaha? Mu gutangira, ubundi connection ya internet ya 5G itandukaniye hehe n'izindi connection za internet zayibanjirije? Iyi connection ya internet ya 5G n'ubundi nk'izindi connection zayibanjirije nayo ikoresha signal cyangwa se signals zitwarwa na radio waves. Kugira ngo ahangaho ubashe kubyumva neza, ni ukuvuga mu gihe uri gukoresha internet kuri telefone yawe, izi radio waves nibo navuga ahangaha ni nk'imbaraga za rukuruzi ziba ziri hagati y'iyo telefone yawe uri gukoresha iri kuri internet n'umunara urimo urakoraho amarezo cyangwa se antenne. Izo mbaraga za rukuruzi urimo urakoresha nizo mu bwoko bwa radio waves. Ubuzima bwacu bwa buri munsi dukikijwe n'imbaraga nyinshi za rukuruzi igihe cyose, uhereye kuri televiziyo dukoresha izi mbaraga za radio waves mbabwiye hano ruguru, kugeza no ku zindi tekinoloji nyinshi cyane higanjemo izikoresha internet nka telefone yawe. Dore kuretse n'izi mbaraga rukuruzi abantu bikoreye, hari n'imbaraga rukuruzi karemano duhorana nazo, hanga twavuga nk'urumuri rw'izuba. Iyi tekinoloji ya connection ya internet ya 5G ikoresha frequency nini cyane kurusha izindi tekinoloji zayibanjirije nka 4G cyangwa se 3G, kugira ngo ibashe kwemerera devices nyinshi cyangwa se ibi bikoresho bikoresha internet kujya kuri internet icyarimwe, kandi byose bikagira umuvuduko wihuta. Gusa kuba ino 5G ikora neza gutya nuko n'ubundi isaba ko transmitters cyangwa se aho izo radio waves zayo zituruka ziba ziri hafi y'abantu, kugira ngo izo radio waves zibashe kuboneka ku buryo buhagije. Ibi rero bituma mu mujyi ino 5G ikora buhoro cyane, kugira ngo babyirinde bikaba bisaba ko bashyira izi tekinoloji zenda kumera nk'iz'iminara arizo transmitters hafi y'ubutaka kandi ahantu henshi hatandukanye. Izi transmitters rero kuba ziri hafi y'abantu zo zitera abantu ikibazo, bibaza bati se izi mbaraga za rukuruzi za radio waves zigiye hafi yacu nta ngaruka zizagira ku mibiri yacu? Dore ko indwara abantu benshi bakunze guha amahirwe muri ubu buryo ni ya kanseri. Gusa mu mwaka w'ibihumbi 2014 World Health Organization yavuze ko nta ngaruka nyinshi z'ubuzima zaterwa no kuba abantu bakoresha telefone cyane. Gusa ibi ngibi ntibibuza ko n'ubundi ino World Health Organization hamwe n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe gukora ubushakashatsi kuri kanseri, International Agency for Research on Cancer, yagaragaje ko zino radio waves ari nazo telefoni zacu zikoresha zifite amahirwe menshi yo kuba zatera kanseri. Kuba ubu bushakashatsi bubiri buvuguruzanya bituma rero abantu batabasha kwizera neza ko gukoresha iriya connection ya 5G bitatera ingaruka za kanseri mu muntu. Dore kuretse n'ibi ngibi, mu mwaka w'ibihumbi 2018 ikigo gishinzwe ubuzima cy'Abanyamerika cyangwa se US Department of Health yabashije kwemeranya n'abangaba bakeka ko ino 5G yateza ingaruka mu muntu. Dore ko bakoze ubushakashatsi aho bafashe imbeba z'ingabo bakazishyira kuri radio waves mu gihe runaka, nyuma yaho ibyo babonye biratangaje. Baje gusanga zino mbeba z'ingabo zararwaye kanseri yo mu mutima. Ubu bushakashatsi bwakozwe bafata zino mbeba bakazishyira hafi ya radio waves ziva muri telefone amasaha 9 buri munsi bahereye mbere yuko zivuka. Gusa ibi ngibi tubabwiye ruguru ni ibyabaye barebye ingaruka ino radio waves igira ku mbeba z'ingabo, dore ko babonye ko imbeba z'ingore zo nta kibazo na kimwe zagize, ahubwo bakaza kubona ko zino mbeba z'ingore niziza kumara igihe kirekire kuri zino radio waves, zari no kubasha kubaho igihe kirekire. Gusa izi mpaka no kutumvikana ku kuba izi radio waves zikoreshwa n'ino connection ya internet ya 5G zishobora kuba zagira ingaruka ku muntu. No video like niba wayikunze, unayisangiza bagenzi bawe ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, WhatsApp n'izindi nk'izo ngizo. Kwibutsa no gukora subscribe niba utari wayikora, ukanakanda iriya nzogera ihita igaragara ku ruhande
kugira ngo ntukabashe gucikwa na video nk'izi ngizi dusohora. Video nk'izi ngizi nakagaruka kuri Dodo Media. Uzasubire utaha.